nuramuka ubonye ibi bimenyetso bigera ku 8 uzamenye yuko wenda gusubizwa. Nubona nagira ngo tuganire, ni nacyo kiganiro numva nshaka guhereza abantu, ariko abantu bakurikire cyane, kubera ko ndashaka kubabwira ko umunsi wibonyeho ibi bimenyetso bigera ku 8 uzamenye yuko wasubijwe cyangwa wenda gusubizwa, cyangwa se ko Imana igiye kugukorera igitangaza. Sashimwe, turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyiza, kandi turabakiriye abakunzi ba Sauti Hewani Ministries kuri iyi YouTube channel yayo, kandi dushimiye cyane abantu mwakoze subscribe. Ni inkunga ikomeye kandi ni byiza ku murimo w'Imana. Uyu munsi rero reka twakire n'umushumba wacu muri kona imbere. Mushumba, turabakiriye. Murakoze cyane. Turabishimiye namwe. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Amen. Reka tubakanye namwe musuhuza abantu. Yego. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nkuko nabivuze, amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Kandi n'ukuri Imana ikomeza ibishimire aho muherereye hose. Natwe twishimiye kuba kuri kamera za Sauti Hewani Ministries kugira ngo tubashe kuganira iby'ijambo ry'Imana. Yego. Murakoze. Ndagira ngo rero mbanze nangariza abantu kuri Sauti Hewani ko twatangiye gahunda yo kujya tubagezaho ibiganiro ibyinshi bigamije kubaka ubuzima bw'abakristo, kandi bigamije kubahindura ubuzima, kandi binagamije gutanga ibisobanuro abantu bibaza ariko bataba bafite ubusubizo. So mu ntangiriro rero tugiye kuganira ku kiganiro kiri interesting cyane, giteye amatsiko, kandi nk'uko mumenyereye umushumba wacu, mumenyereye inyigisho zigisha cyane. Kumukurikira bisaba gufata agakaramu ukicara ubundi ukandika. Ariko niko bimeze, ni nacyo abakristo b'iki gihe bakabaye basabwa. Yego. Dukeneye kwiga ijambo kurusha kuryumva. Yego. Cyane ko mushumba usanga abantu basenze igihe kirekire, ariko ugasanga ibisubizo ni bikeya kuruta uko dusenga. Yego. Niyo mpamvu rero twavuze tuti reka dukore ikiganiro gisobanurira abantu, bamenye ibyo barwana nabyo, banamenye uko bintu bimeze mu isi y'umwuka. Uyu munsi rero mfite insanganyamatsiko nziza kandi ntekereza ko igiye gufasha abantu. Hari ikintu gikunda kubaho nk'ibyo ningomojeho by'ukuntu abakristo bagorwa cyane, ugasanga umuntu arasenga cyane ariko ibisubizo ntabyo. Ugasanga umuntu amaze ku gihe kirekire ku musozi igihe kirekire, ariko mu by'ukuri aracyananiwe. Abantu bakibaza ngo kuki, kandi bakongera kuguhanurira ukumva ijambo ry'Imana ku buzima bwawe riracyari ryiza, ntabwo ryahindutse, ariko wareba ubuzima ubayemo kano kanya ugasanga bimeze nabi. Ese mushumba, birashoboka ko umuntu yaca mu bigeragezo nk'ibyo ariko mu by'ukuri yenda gutabarwa? Cyane. Ubundi nuramuka ubonye ibi bimenyetso bigera ku 8 uzamenye yuko wenda gusubizwa. Nubona nagira ngo tuganire, ni nacyo kiganiro numva nshaka guhereza abantu, ariko abantu bakurikire cyane, kubera ko ndashaka kubabwira ko umunsi wibonyeho ibi bimenyetso bigera ku 8 uzamenye yuko wasubijwe cyangwa wenda gusubizwa, cyangwa se ko Imana igiye kugukorera igitangaza. Muri makeya tugiye kuganira ku bimenyetso bishobora kugaragaza yuko Imana iri mu nzira yo kugusubiza. Mu yandi magambo, ntago ari 8 gusa, ariko nahisemo kubabwira ibimenyetso 8 bishobora gufasha abadukurikiye kugira ngo bamenye ko basubijwe, cyangwa bamenye ko bari mu nzira yo gutabarwa. Niba unyemereye nabibabwira. Dutangire rwose, dutangire. Sawa, Imana ibahe umugisha, mukurikire. Nifuza yuko nk'uko yabivuze, umukristo yakabaye akurikira kandi akandika, kuko mu kwandika bituma umuntu yiyibutsa
ushobora kuba wibagiwe ariko kubera ko ufite ahantu wagiye wandika ufata twa note bituma ugenda wibuka. Niyo mpamvu rero narivuze ngo ibimenyetso 8 byibuza turaganira ku bimenyetso 8 yego bigaragaza ko Imana igiye kuguha ikintu gikomeye. Nubibona uzamenye yuko Imana yiteguye kuguhereza ikintu gikomeye. yego Kandi icyo gihe iyo byamaze kuboneka nawe biguhesha ikindi cyizere, bigenda bikuzamura mu cyizere cy'uko Imana iri hafi gutabara. yego Ibi bimenyetso rero ubundi ni ibimenyetso iyo uri kugenda ubibona bigenda biganisha ku mahirwe y'uko Imana igiye kugukorera ikintu gikomeye. Dore bimwe rero muri ibyo bimenyetso. Niba uri kumwe nanjye utangire wandike ufate note. yego Ikimenyetso cya mbere ni ubundi uhangana n'intambara zikomeye z'umwuka. Nuko niba utangiye kubona ko hari intambara zikomeye ariko mu buryo bw'umwuka, yego utangira kuvuga uti ibyo ari byo byose ndi hafi gutabarwa. Kuko abantu akenshi turakizwa, yego twamara gukizwa ugasanga ahubwo uko twari tumeze nibwo bitangiye kuba bibi, yego nibwo bitangiye ubuzima bugatangira bugahinduka, ndetse ugahura n'abatangira kugucalenjinga, bakurasa bakubwira amagambo agukomeretsa mu mutima. Wakijijwe, wagize gute, ubu ngubu nawe ufashe icyemezo, ubu ngubu nawe ugiye kuba nk'aba bandi. Utangira guhura rero n'intambara zikomeye z'umwuka ku buryo ushobora gutangira ugatekereza utese naribeshye cyangwa ntabwo nibeshye. si Imana yavuze, Ese ubundi Imana yavuze? yaravuze mu by'ukuri cyangwa Yaravuze cyangwa abantu, cyangwa naribeshye? yaribeshye. Ugatangira ugahura n'intambara yo mu mwuka. Kandi iyi ntambara yo mu mwuka nuyibona nyine abenshi batangiye ukajya wumva utangiye no kugera no mu bihe bigoye, ibihe bikakugora, ibihe ukatangira ukabona ntabwo bimeze neza. Icyo gihe uhita wumva yuko ari ikimenyetso cya mbere. Ucika intege, kavuga ati se burya nuko nguko biba bimeze, kumva intege ziracitse. Rero icyo kintu nutangira kukibona warakijijwe, yego warakiriye umwami Yesu mu buzima bwawe, yego ukamwakira nk'umukiza wawe, ukarahira ukavuga uti mwami ngiye kugukorera. Iyo ntambara, icyo kintu cyo gucika intege, uzatangira uhangane n'intambara zikomeye zo mu mwuka. Uzamenye icyo ni icya mbere, uzamenye yuko Imana iri kukuganisha ku kintu gikomeye igiye kugukorera. Hanyuma ikimenyetso cya kabiri, Imana itangira guhindura imyitwarire yawe. yego Icyo ni ikimenyetso cya kabiri kikwereka yuko uri kugana ku bintu bikomeye Imana igiye kugukorera, cyangwa ku kintu gikomeye Imana igiye kugukorera. yego Utangira guhindura imyitwarire. Noneho iyo uri guhindura imyitwarire, icyo nacyo ni ikimenyetso, kuko ni ibintu bikubaho utari ubizi, utanabishakaga, utanabishaka, ahubwo ukajya ukumva birabaye. Ushobora kumva Imana igukosora mu tuntu wajya gukosaho, cyangwa mu tuntu wajyaga uba wibereyemo. Imana wajya ukumva mu mutima irimo irakwigisha, hari akantu ikwigishije cyangwa se igatuma uhura n'ikintu, ariko wahura nacyo ukabona ko ari isomo, ukabona ko hari ikintu kikwigishije. Imana ikakwigisha kwihangana. Ubundi mbere wabonaga yuko uhura n'ibibazo, cyangwa se umuntu akagukosereza, cyangwa umuntu ukabona arakubabaje, ariko kwihangana bikanga. Iyo utangiye kubona noneho kwihangana byashobotse, uhita umenya yuko nabyo ari ikintu, ni urugendo ruri kukuganisha ku byiza Imana yaguteganyirije. Utangiye kwicisha bugufi mu buzima, utangiye kwicisha bugufi, utangiye kubona ko ufite indero. Burya hari abantu batarezwe, hari abantu rwose ubona ko karagiteri ariyo bitoraguriye, bavanye mu muhanda, bavanye hehe, ko cyane cyane ko twagiye duhura n'ibigeragezo bikomeye, cyangwa se amateka akomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twahuye n'amateka akomeye ku buryo ushobora gusanga hari abantu batagize amahirwe yo kurerwa.
noneho rero ukaba ufite indero wakuye witoraguriye Yego. cyangwa wagiye ukura mu mpande z'isi zitandukanye. Ariko iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukaba umwuka agatangira akagusanga, noneho utangira kubona ikimenyetso cya kabiri. Yego. Ubona ko hari impinduka zirimo zirahinduka mu myitwarire. mu myitwarire, ku buzima bwawe. Mbagezeho gatoya, Yego. urugero, ingero nyinshi zo muri Bibiliya zigaragaza abantu bagiye bahindurirwa imyitwarire mbere gatoya Yego. yuko bagira ikintu baba cyo gikomeye. Urugero ni nka Mose mu Kubara 12:3. Yego. Imana hari aho yamujyanye mu butayu imyaka myinshi cyane, Nyinshi cyane. amaze kwica umuntu wo muri Egiputa, ahita ahunga. Ahita ahunga. Agezeyo Imana bivuga ko Imana ariho yamugiriye umuntu w'umwihanganye, kuko niyo Imana yamuhinduriye, ni Yaramuhinduye. nawe yanahuriye n'Imana. Mu Kubara 12:3 umuntu ashatse gusoma yabyumva. Yego. ni aho ngaho. Mu Kubara 12:3 Yego. abafite Bibiliya basome barumva kuri ayo mateka yo kwihangana kwa Mose. Kandi burya Mose yari arimo ategurwa. Imana buriya yaramuteguraga kugira ngo izamukoreshe ikintu gikomeye. Kandi nawe hari ibimenyetso yagiye abona kuko bigaragaza ko bimuganisha mu cy'Imana irimo iramuteganyiriza. Rero nari ngeze aho ngaho ko nubona utangiye guhindura imyitwarire, icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Kandi ukabona hari indero utangiye kugira zitandukanye n'izo wari ufite, uzamenye ko ugeze ku kimenyetso kiri kukuganisha ku byiza. Imana irimo iragutegura kugera ku kintu cyiza. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko Imana iri kugutegura kugira ngo igukorere ikintu gikomeye mu buzima. Hari imiryango ifunga. Sinzi niba uri buze gusobanukirwa icyo kintu, ariko kuvuga ngo hari imiryango ifunga ni ikintu cyumvikana. Ni ukuvuga ngo hari ahantu wari umenyereye gukura, hari ahantu wari umenyereye kuvana utuntu, udufaranga se, ibyo kwambara, ibyo kurya. Hari ahantu wari utangiye, donc wari umenyereye ko biza kandi ku buryo bworoshye. Ariko uzagera aho ngaho ku kimenyetso cya gatatu kibona ko Imana iri kugucura, kugira ngo uzavemo umuntu muzima, umuntu uhwanye n'icyo Imana iri kugutegurira. Wajya kubona ukabona hahandi harafunze. Hari abavuga batereka nkizwe kubera ko anko wanjye aba muri ririya torero kandi arakomeye, azamfasha. None rero reka mprofite mbashe gukizwa, kuko ningerayo azabona ko nanakijijwe, atangire amfashe. Cyangwa se atekereza ati n'ubundi mfite umushahara mwiza, nta cyambuza gukizwa. Ariko nubona ko watangiye urugendo rwo gukizwa, watangiye urugendo rwo kubaha Imana, ariko wajya kubona ukabona imiryango irafunze, ukabona hari ahantu wari umenyereye agasoko gakuramo ibintu byagufashaga mu buzima busanzwe, ukabona birafunze. Nacyo burya ni ikimenyetso. Kandi akenshi usanga nawe gasoko wari ufite katari kaguhagije, katakwica, katanagukizaga cyane, kubera ko nta nubwo ubuzi icyo Imana noneho iri kuguteganyiriza. Kuko icyo Imana iri kuguteganyiriza kiba ari cyo kinini kurusha icyo wesipekitingaga ko ari cyo cyakavuyemo ibigutunga cyangwa se ibigufasha. Rero Imana ishobora no kugira gutya ikagafunga, ugasohoka ikagafunga, kugira ngo kwanza ibanze irebe muri wowe urabyitwaramo gute. Naho nturi buhite uyivaho, nturi buhite uyireka, nturi buhite ubona yuko ibya bintu byo gukizwa nta kigenda. Mise nibuka Yozefu akimara kurota akazabibara bene se, ikintu cya mbere cyamubayeho nuko yagurishijwe. Icyo kintu cya mbere cyamubayeho. Dawidi akimara kumenya ko azaba umwami, ikintu cya mbere cyamubayeho nuko abaye inyeshyamba. Yabaye inyeshyamba, banza kugenda kujya guhera mu ishyamba hirya iyo ngiyo, ndetse n'iwabo baramwibagira. Naho yaragiraga arahabura. So rero utuntu nk'utwo ngutwo iyo twatangiye gufunga no kubura, nabyo ni kimwe mu kimenyetso kigaragaza ko Imana irimo iragutegura. Ko Imana rwose igerageza, hari igihe inzira zimwe na zimwe zigerageza gufungwa, cyangwa amahirwe wagiraga mu buzima
ukabona hari amahirwe wari usanzwe ugira, ariko none ukubise icyumweru utaragira ya mahirwe, cyangwa ukwezi, cyangwa amezi angahe, cyangwa umwaka n'imyaka 2 igashira, amahirwe akifunga rwose. Ariko ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana iba iri kugutegurira ibiruta ibyo, cyangwa ibiruta ibyo wowe watekerezaga, ko Imana ifite ikintu birimo iragutegurira. Nubona icyo kimenyetso rero nacyo uzamenye ko Imana irimo iragutegurira ibyiza. Twihute twe kurambirana cyangwa ngo tugere dutume abadukurikiye barambirwa, kandi agira ngo iki kiganiro byibuze batoremo, atoremo ibintu bigaragaza byatuma bakomera ku mwami. N'umuntu wihebye cyane cyane ko Imana igutegurira ikintu cyiza, tumaze kubona ko ibikubaho ni bibi gusa, ni bibi gusa. Irimo iragucura, irimo iragutegura, ibi kintu cya mbere kikubaho ni ikibi. Tugerageje reka nkwereke nk'urugero. Iyo umuntu ahinga igishyimbo uragifata kiba ari na cyiza, kandi iyo ari imbuto nziza uri gutegura kugira ngo uyihinge, uhitamo imbuto nziza. Abantu barabanza bakarebamo mu bishyimbo, bakajya batoraguramo ikimeze neza. Cya kindi kimeze neza nicyo uhitamo ukavuga ati iki ngiki gishobora kwera neza. Iyo rero wamaze kugihitamo, nta kindi kintu ugikorera usibye gufata ukagishyira ahantu hitwa ko hatandukanye n'ubwiza gifite, ugishyira mu butaka. Muri bwa butaka ikintu cya mbere kiba kuri cya gishyimbo, igishyimbo kirabanza kigakubita nk'iminsi 2-3 mu butaka, kikabanza kikabora. Cyamara kubora nibwo gitangira kigaturikamo ikibabi, kigaturikamo uruti, kigaturikamo kikazamuka. Iyo kwa kundi kizamuka ukabona ikibabi kiratoshye, ukabona uruti rumeze neza, ukabona ibitontome bitangiye kuzaho, ukabona kibyaye ibishyimbo byinshi. Burya Imana yo iba yaramaze kubona, cyangwa se uwagiteye aba azi neza ko mu kwera kwacyo iyi mbuto izera ibindi bishyimbo byinshi. Muri expectation y'uwagiteye aba azi ko iki gishyimbo gisanzwe cyera, kandi aba azi ko kizera, ariko ntabwo cyo kizamenya yuko kizabanza kikajya gukubitirwa epfo iyo ngiyo mu butaka ngo kibanze kinabore. Ni ukuvuga ngo ibijya gushya birashyuha, kandi noneho nta nubwo cyashoboraga kubanza kwera kitabanje kubora. Bivuze ngo nubona utuyira dutangiye gufungafunga ibyazaga bituruka hirya no hino, ukabona ntibiri kuza, bitangiye kwibana, uri muri cya gihe uri mu butaka, urimo urabora, harabura gato. Ako gato nikamara kugeraho, n'igihe nikimara kugera, igishyimbo kizaturika kizamuke, kandi abantu batangire bagira icyizere, banakubonemo icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Utwo tuyira rero, cyo ni ikimenyetso cya gatatu. Noneho tujye ku kimenyetso cya 4. Ubundi ikimenyetso cya 4 nanone kizakumenyesha yuko Imana irimo iragutegurira ikintu cyiza. Wumva ushaka gusenga cyane. Wumva ushaka gusenga cyane, naho biturutse utabipanze, ahubwo ugahita wumva yuko ukabyiyumvamo, ukiyumvamo ko ushaka kujya gusenga, ukiyumvamo ko buri kanya ushaka kujya gusenga, Abasilamu bo bagira na principe nziza. Buriya Abasilamu bagira principe ivuga ko ubundi bakagombye gusenga 5 ku munsi. Ngira ngo Abasilamu bankurikiye barabizi, 5 ku munsi. Ariko nubwo ari 5 ku munsi, babigize nka formule. Ni nka formule. Kandi burya ikintu cyamaze kuba formule ugikora kubera ko nyine cyabaye formule. Ntabwo ugikorera ko cyakujemo, ahubwo ujya kumva, wajya kureba isaha irageze yo gusenga, ukabura agiye ukajya gusenga. Rero aha ho biratandukanye. Uzumva ahubwo hari ikintu kigufosinze, kikubwira ngo senga. Kandi burya iyo umuntu asenga hari ikintu kiba kivuyeho, kandi hari n'ikintu kiba gikoretse muri ako kanya. Rero nimba uri kumva ko hari ikintu kigupushinga kujya gusenga, umenye ko ari ikimenyetso cy'uko Imana irimo iragutegurira ibyiza. Ushobora kumva ufite inyota yo gusenga cyane rwose buri munsi. Iyo nyota rero uzamenye yuko ikwegereza Imana kurushaho. Kandi buryo wegereye Imana,
uba ubizi neza yuko niyo yo kwegerwa kuko niyo izagusubiza. yego So, rero tukiveho tujye ku kimenyetso cya gatanu kugira ngo twihute. yego hatangira kugaragara ubuntu butunguranye. Ni ukuvuga ngo hari utuntu dutunguranye tukaza, wajya kubona ukabona hari akantu kagutunguye, umuntu agukoreye agasiripurize, umuntu agukoreye twa aniveriseri, umuntu aragusuye, umuntu araguhamagaye ataherukaga kuguhamagara. Hari abavandimwe bafite bene wabo imiryango iri hanze, nubwo itaba hanze kuko Imana yakoresha n'umuturanyi, Imana yakoresha n'umukoresha wawe, Imana yakoresha umuntu uwo ari we wese. Ariko nubona utumenyetso turi kugenda dutungurana ku buzima bwawe, uhita umenya ko Imana igufiteho umugambi. twabyita nk'amahirwe agenda aza atunguranye. Amahirwe atunguranye, utuntu nyine dutungurana, umuntu ukumva akugihaye impano, cyangwa se umuntu akubwiye ijambo ryiza. Burya n'ijambo ryiza rirakiza. Ijambo ryiza rirakiza. Imana iratangaje. Ubundi inkuru ya Esiteri, ngira ngo abantu hagiye tutayisobanukirwa neza. Esiteri yagiye kuba umwamikazi muri ubwo buryo bw'ubuntu, agatambuzwa abandi bantu bose, atari uko ari we mwiza, ari uko Imana gusa yabimuteguriye. Kandi ikibimutegurira mbere, ntabwo we yari azi yuko azagera kuri urwo rwego. Kandi yarakubiswe bikomeye cyane, ariko Imana yari irimo iramucura kandi izi igihe azatambagirizwa ibwami. Rero nubona icyo kimenyetso ukajya ubona utuntu tugenda tugutungura, abantu bagufasha cyangwa se bagufungurira utuntu runaka, Imana ibirimo irafungura amarembo utigeze witega. Ukajya kumva telefone iraguhamagaye y'akazi, kandi wari umaze igihe mu bushomeri. Ukajya kumva umuntu arakubwira ati ngwino gutya na gutya na gutya. Utwo tuntu rero, ako kantu nimba warakijijwe ukajya ubona utuntu natwo turaje, icyo nacyo ni ikimenyetso cya gatanu mu bimenyetso bishobora kukugaragariza ko Imana iri kugutegurira ibyiza. Haleluya. Reka tujye ku kimenyetso cya gatandatu. Ikindi kimenyetso cya gatandatu, uzagira icyerekezo cyangwa se inzozi zikomeye. Burya kubaho udafite icyerekezo ntabwo ari ibintu by'abantu bazima. Umuntu ubaho udafite icyerekezo ntahabajya. No mu buzima busanzwe menyera gukora plan cyangwa planning kugira ngo wihereze icyerekezo. Umuntu udafite icyerekezo ntaba afite yajya, uba ugenda mu buryo buri vague, mu buryo budafite ahantu ugiye. Niyo mpamvu uvuga uti mvuye mu rugo ariko sinzi ahantu ngiye. Hari n'imvugo abanyarwanda bakunze gukoresha itajya iba nziza. Umuntu mugakubitana mugahura mu nzira, wajya kumva ukamubaza ngo se mushuti wanjye cyangwa mwene data uvuye he? Undi akihandagaza akakubwira ati mva sinzi ahantu mvuye hepfo aha ngaha, cyangwa ngo ntaho sinzi ahantu mvuye hepfo aho ngaho, cyangwa ntaho narinda aha. Izo mvugo ntago ari nziza. Ntago mu by'ukuri uba uyobewe ahantu uvuye, ahubwo wavuga uti dore mvuye aha kwa runaka, cyangwa wenda ukirinda kumubwira ibyo uvuye gukora ariko ukamubwira aho uvuye. Rero ibintu nk'ibyo rero byo kutagira icyerekezo ntago ari byiza, ariko ikimenyetso kizakugaragaza yuko Imana ifite ikintu gikomeye ishaka gukorera ni uko noneho muri wowe uzatangira kubona ufite icyerekezo. Cyangwa muri wowe uraryama ukarota, kandi warota ukarota inzozi nziza zikubwira kuzaba umuntu ukomeye, zikubwira ziti uzaba umuntu ukomeye, uzaba gutya na gutya, ukabona uri ahantu heza, ukabona uri mu bintu byiza, ukabona utwaye imodoka nziza, ukabona utaha ahantu heza, ukabona urimo urabwiriza ahantu mu rusengero rwiza, ukabona rwose uhagaze ahantu, ukabona urimo uraririmbira mu makorari akomeye, ukabona urimo uraririmbana n'abahanzi bakomeye, ukabona wakoresheje ibiterane bikomeye bivuga ijambo ry'Imana. Izo nzozi zimeze gutyo ni ikimenyetso kizajya kikwereka yuko
Imana irimo iragukorera ikintu cyangwa irimo iragucura kugira ngo uzabe umuntu ukomeye. amen. Haleluya. Amen. Tugere ku kimenyetso cya karindwi. Icya karindwi. Sinzi ariko niba abantu bari gukurikira kandi byaba byiza abantu bakurikiye kugira ngo ibi bintu bizagufashe. Nimba utangiye urugendo rwa gikristo, niba utangiye urugendo rwo gushaka gukorera Imana, kurikiza bino bintu bizakugaragariza yuko Imana igufiteho umugambi. Yego. Imana ishobora gukura abantu bamwe mu buzima bwawe. Ubwo ni icya karindwi. Ni icya karindwi. Imana ushobora kujya kubona ukabona Imana ikuye abantu bamwe na bamwe mu buzima bwawe. Inshuti zimwe na zimwe zari zikuriho zigatangira zikakuvaho. Nanabihereyeho mu gutangira. Yego. Ziratangira zikaguhunga rwose. Uyu yarakijijwe aho. Nta mpamvu yo kongera no kugirana nawe ikiganiro. Yego. Uzi ko abantu basigaye bahindura, bakubona gusa warakijijwe bakavuga ati okay, uyu yayobye. Hari n'igihe bitewe n'ikintu ugiye gukora n'umuntu ugiye kuba we, hari abantu bakwiye kuva mu buzima bwawe ko bazakubangamira. Nicyo nari ngiye kugeraho. Uburiya nari ngiye kukigira icya kabiri, kuko icya mbere hari abagukurwaho kubera yuko bo batarabyiyumvamo. Yego. Babona uyobye. Yego. Ariko noneho hari n'ab'Imana igukuraho. Hari n'ab'Imana igukuraho kuko Imana ibona ko abangaba bazakubera ibisitaza mu nzira zawe. Kandi hari n'umuntu igukuraho kuko ibona yuko nimukomezanya, irabona ko nimukomezanya uko byagenda kose azakudindiza mu rugendo wari utagiye gukora, cyangwa se hari ahantu Imana igushaka ko izagushyira, ariko hari umuntu ugenda ukurura ibyawe. Imana bikaba ngombwa yuko imugukuraho. Jyana mugukurira iruhande rwose. Ishobora kumugukuraho ikamujyana kure yawe, kimwe n'uko ishobora no kumuvana mu isi. Ishobora no kumwica kuko ikamusarura nyine ikamutwara. Abantu benshi bo muri Bibiliya Imana yagiye bakura mu iwabo. Nka Aburahamu, Imana yamuvanye iwabo rwose mu gihugu cya se na nyina. Yego. Mwereka ikindi gihugu. Mwereka ati jya hariya wenyine. Jya hariya wenyine. Va muri aba bantu. Ujye ku musozi nzakwereka. Yego. Rero hari igihe Imana ikura abantu bamwe na bamwe mu buzima bwawe. Icyo gihe nikikubaho uzamenye yuko Imana itabikoze nk'impanuka, ahubwo Imana ibikoze kubwo ko igufiteho umugambi. Ubwo abantu barimo bararira ngo inshuti zabavuyeho, ngo abantu barimo barabanga batazi uko bigenze, mumenye ikiri kubitera. Nuwa ngo niba wari utagiye gutekereza ati ariko se abantu ko bambanye bakeya, abantu ko banyanga, abantu ko bari kunyanga, ese kurunaka ko namubuze. Humura, Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Kandi izi ni impamvu umuntu runaka utakiri kumubona hafi yawe. Kandi wanamukundaga, wamukundaga, ariko Imana irabona ko hari ikintu. So tugire ku cya munani nyuma tugana ku musozo. Tunasoza. Icya munani rero, wumva icyizere gikomeye mu mutima. Nutangira kumva wiyizeye mu mutima, ukumva ko ibintu byose bishoboka, icyo gihe uzamenye yuko rwose urimo urasatira ubwiza bw'Imana, urimo urasatira cya kintu Imana yaguteguriye. Ukumva ufite icyizere mu mutima, ukumva ko byose bishoboka. Ukumva ko nubwo ibintu byaba bigoye, ushobora kumva mu mutima hari ikintu cyiza kikuri hafi. Kumva urakomeye. Mu gihe abandi baguye, mu gihe abandi bari kurira, mu gihe abandi barimo barabona byabakomeranye, wowe ugumva umutima ukomeye. Icyo kintu rero nucyumva ni ibintu 8. Simvuze ko bidashobora kuba n'ibindi birenze 8, ariko mu by'ukuri niwumva ibi bimenyetso bizaba bihagije ko Imana igiye kukugirira neza. Mushumba rero murakoze kuri kino kiganiro. Mu by'ukuri ni ikiganiro cyiza, kandi ntekereza ko umuntu wari wihebye namara kucyumva arahita azanzamuka. Kandi nicyo mwari musorejeho cyo kumva ukomeye mu mutima. Navuga nka Yobu. Yobu yageraga igihe akumva byarangiye, bakanamubwira ati byarangiye rekera. Ariko umutima Yobu yumvaga Imana yizeye ari hahandi, byanga byakunda
hari ikizaba. izakora. Kandi mu kiganiro mwajya mugaragaza ko mbere y'umugisha habaho gutegurwa, kandi ko mbere yo kuzamurwa habaho kugeragezwa, kandi Imana ntiguha gusa umugisha, iguhindura ubuzima. Yego. So murakoze kuri iki kiganiro rero, tugana ku musozo, nagira ngo mbahe akanya nk'umunota umwe, noneho mugire icyo murenzaho, noneho dusoje, kandi twibutsa gukora subscribe kandi musharinge ibiganiro. Yego. Ntekereza ko ari ingenzi cyane ko abantu biga kuruta uko bumva, nk'uko mwahoze mubivuga. Abantu nibige kuruta uko bumva, bizabafasha cyane. Yego. Twabaha akanya nk'umunota umwe cyangwa amasegonda, mukagira icyo murenzaho, noneho tugasoza. Ikintu rero nabwira abadukurikiye, reka mbasangize ijambo ry'Imana umunota umwe. Yego. Ntabwo turi butinde, ariko nimusome cyangwa mufate Bibiliya zanyu, musome muri Yeremiya 29. Yego. Wenda twasoma nk'imirongo ibiri, igice 29 umurongo wa 11 kugera ku wa 12. Yeremiya 29 umurongo wa 11 kugera ku wa 12. Haravuga ngo, yego, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Yego. Ni amahoro si ibibi. Yego. Kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Haleluya. Amen. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ni amahoro si ibibi. Yego. Kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzaba hanyuma. Ni ko Uwiteka avuga, cyangwa ni ko Uwiteka avuze kano kanya. Umurongo wa 12. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Yego. Haleluya. Amen. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, kandi nanjye nzabumvira. Haleluya. Nubona rero ibyo bimenyetso bihari, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hari icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe, hari ibyo Imana igambiriye izabagirira, ariko ngo ntabwo ari ibibi, ahubwo ni ibyiza. Yego. Ni byiza. Rero shira ubwoba, komera, yego, ushikame. Yego. Imana igambiriye kugukorera ibyiza ku buzima bwawe, kandi nukuri nubona ibi bimenyetso uzamenye ko Imana muri kumwe, uzamenye ko Imana muri kugendana, uzamenye ko Imana itagutaye, uzamenye ko Imana itakuretse. Niryo jambo rero nababwira abari badukurikiye, kandi bari bakurikiye iki kiganiro, bakomeze basomera ijambo neza, nibyo Imana ivuganye nabo. Kandi nimba wumva hari ikibazo ufite gishobora kuba gituma cyangwa kikaba intandaro n'intambamyi yatuma utabasha kwegera Imana neza, hari nk'ikintu runaka kiri gutuma ubona ko wari waguye, wari warangiye rwose, wumvaga waracitse intege, ni ukuvuga ngo mujye muduhamagara, tubafashe kongera kubingingira Imana, Imana yongera ibagarure ku murongo waho mwari mutangiye gutana. Imana ibaha umugisha. Yego. Turabashimiye mushumba, kandi twareka abantu ikiganiro cy'ubutaha muzagikurikirane nacyo, ntabwo kizatinda. Murakoze. Murakoze cyane.